ukagira gutya ukaba urayanditse. Yego ako kantu rero nanjye buriya karatse tangira ngo n'umuntu udukurikiye yamaze gutangira kuba yaseka. Ngira ngo umuntu wamaze gukubona ubundi yatangiye no kuryoherwa n'ikiganiro tutaranavuga n'ibintu byinshi. Ejo mu gitondo subuye hazacaho filime uri umukozi uri umuzamu yego uzaba uri umuzamu ubwo ngubwo nimba mvuze ngo ndi umuzamu ibindi ntabyo mvuze bazabireba. Inzira ya mbere yego ndishima kandi iyo muye n'abantu ugaseka gutya nanjye ndishima kuko nta hantu ibyishimo ibabigura. Ikindi cya kabiri yego rero turabizi urubyiruko uvugana n'umwana w'umukobwa ati gutya na gutya urumva ariko pe hari igihe njya guhura nawe ko pe njyewe ndi umuntu utera purage cyane ukaziruka wasetse yaseka nanjye najya guseka ukumva nibuka yuko aka kantu karimo ugahita nyine ngahita ufungurwa kandi atari uko wari ukeneye kureka guseka ariko ibyaje urabyakira yego ariko tuvuye aho ngaho yego narakuka amenyo content nakoreshaga yo kudidimanga nanjye numva yivuga ushyiremo akantu ko kwitsamo ukagira ukuntu bitwara navutse ariko nisanga yego iyo uvuga bavuga ngo kugenda ushyiramo imigemo yego imigemo no hari igihe mu rugo bambwiraga nk'ibintu byinshi noneho nyine kugira ngo mbasobanurire yego nkarinda ngo akaguru ngakubita hasi. Rero mu bantu benshi bavuga numvishije ibyago byarahuriranye ko byumva abantu bavuga gutyo bavuga ko bavuga ibihebe yego bahibaguza cyangwa se kujya kuvuga ugatinzamo ntibumve niba twumve nabi niyo mvugo ndi bukoreshe wenda ntabwo iri bubangamira abantu ariko ngira ngo ufite impano pe ufite impano yo gusetsa ufite impano yo gukina filime na komedi nanakubwira ngo congratulations cyangwa se felicitation nubwo bimeze gutyo ariko Imana byose ibifite impamvu. Njyewe nagiye gukora akazi ko mu rugo Nyamirambo mu Miduha. Boss wanjye yari umumotari atwara imodoka ariko mawuja yibera hanze urumva mbese ntabwo niyabaga mu gihugu yego mu gihugu cy'u Rwanda yiberaga hanze ndagiye pe ndarenzwe koko ako nirengagiza hahandi navuye umusitari ntabwo ari byo kira imbere cyane. Icya mbere ni uko mbaho na bagenzi banjye bakabaho yego rero ibi bintu dukora sibyo nibiramuka bigutunze urumva uzabahagaze umeze ute uziyumva umeze nzishima pe nzishima ndetse cyane kuko hariho benshi nanjye ubwanjye nazamura ibinyuze muri njyewe yego kandi dusoza nyuzamo akantu gato cyane ko gusetsa abantu nk'umukinnyi wa filime ntabwo nagenda ubwo ngubwo wanagavuze kandi nta kibazo tuzajya kandi turakunda. Amahoro y'Imana n'abane namwe mwese mudahwema kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Wewe babanye natwe kuva ku musubscribers umwe cyangwa se umusubscriber umwe tukaba tugeze ku basubscriber 2800 bikurengaho abandi bakeya. Ahangaha ni kuri Salomo TV ngende Salomo nta kinanira Imana nk'ibisanzwe nkuko twagiye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndibaza ngo tumaze iminsi tutaganira mu buryo bw'ibiganiro ahubwo mubona filime ariko ndibaza ko cyangwa se ndifuza ko waryoherwa n'iki kiganiro kandi wakibona ukaba wagisangiza n'abandi kugira ngo bigende bimera neza. Mutwihanganira mu buryo bw'ibiganiro kubera ko twagiye tugira imbogamizi nyinshi. Imbere rero kuri kamera murimo murabona umusore wambaye ingofero sinzi ukuntu babyita mu kinyarwanda yishyize ayirebesha ku ruhande nta nubwo ari inyuma cyangwa icyo bita songa mbere ahubwo yayirebesheje we ku ruhande ubwo araza kutubwira icyo bisobanuye.
ni umukinnyi wa filime rero wamamaye akina filime ahantu henshi hagiye hatandukanye, benshi bamwizi ku izina rya Miyaga ndetse n'andi agiye atandukanye. Bite musore umeze ute? Anje meze neza nta kibazo. Urasa n'uwongeramo rero ijwi kugira ngo abantu bakumve neza, numvire nk'ugiye gufata presentation kwa padiri. Hanyuma rero ibwire abantu bakurikiye Salomo TV. Okay, bano rero mukurikiye Salomo TV. Yewe ndi umutumirwa. Witwa nde? Uwa hehe? Okay. Nitwa Miyaga. Ariko kuko nyina ahantu henshi nanjye banyita amazina menshi. Ubu ukitwa amazina yawe yirize n'ababyeyi, uratubwira y'ababyeyi n'ayikino witwa muri filime? Y'ababyeyi nitwa Bisanga Abagabo Emmanuel. Yego. Ariko nyina nitwa Bihuha. Cyangwa se Miyaga. Yego. Cyangwa se Mitonzi. So ubwo rero nkaba muri minsi ndimo ndakina kwa Salomo TV. Kandi ndabizi ko namwe mudukurikira mutwereka urukundo ruhagije, kandi icyo nabasaba ni ukudacika intege. Yes, ngabo rwongera kabisa. So uravuze ngo witwa Emmanuel? Yes. Yego. Kandi Emmanuel ubwo nanjye ndampamagara Emmanuel cyangwa se Miyaga aho ngaho hose, cyangwa Mitonzi, ayo ni amazina yawe. None rero Mitonzi, nimba ari Mitonzi y'inyama, Mitonzi y'inyamaswa ntabwo ndabimenya, ariko kandi Mitonzi ni izina bamenye abantu benshi cyane barimenya. Uri gukina filime, uri umukomediye usetsa, hari akantu ujya ukora nkabona nanjye karasekeje, ukagira gutya ukaba urayanditse. Yego, ako kantu rero nanjye buriya karanseta, ngira ngo n'umuntu udukurikiye yamaze gutangira kuba yaseka. Ngira ngo umuntu wamaze kukubona ubundi yatangiye no kuryoherwa n'ikiganiro tutaranavuga n'ibintu byinshi. Yes. None rero Mitonzi cyangwa se Miyaga cyangwa se Emmanuel, urugendo rwa filime uvuze gukina kuri Salomo TV kandi ni kuri iyi channel barimo bareba. Wabitekereje gute kuza gukina kuri Salomo TV? Ese umaze kubitekereza waje kudushaka, waje gushaka timu dukorana, turaganira duhuza ibitekerezo, ariko kandi igitekerezo nyamukuru cyaje gute? So anyway, nizinze mu magambo wenda cyane. Ngiye kugenda ncamo nk'intore. Yego. Naje guhura umuvandimwe ari wowe. Ari we nyine. Yego. Ari wowe Salomo. Turaganira. Umbwira yuko ufite intambwe wateye. Yego. Kandi nanjye ubimbwiye iyo ntambwe numvishije nanjye indi ya kabiri twayiterana. Yego. Twayitera turi kumwe. So ubwo rero naraje turafatanya turakora ibintu bigenda neza. Kandi bitewe n'urukundo abanyarwanda batwereka, nzi ko tuzagera kure. Yego. So ni byiza cyane, nanagushimira mu bantu ushimira bura nawe nabonye uri umwana mwiza wumvikana, kandi ibyo muganiriye n'umuntu ukaba wabishyira mu bikorwa bimwe bivuze ngo aho abagabo basezeraniye niho bagira gute, niho bahurira, niko bivuga mu kinyarwanda cyimbitse cya nyacyo. Ariko kandi reka tubwire abantu ko hari na filime turimo dutegura. Ngira ngo ejo mu gitondo iki kiganiro kigiye gucaho mu kanya amasaha ari imbere. Ejo mu gitondo subuyi hazacaho filime uri umukozi, uri umuzamu. Yego, uzaba uri umuzamu. Ubwo ngubwo nimba mvuze ngo ndi umuzamu, ibiri ntabyo mvuze bazabireba. Iriya filime rero ngira ngo ni filime nayo nziza, ifite ubutumwa itambutsa, ariko kandi ibintu byo gusetsa muri filime wabyigiye byagenze bite? Noneho ibyo ni ibintu byiza no mu buzima. Nyine hari igihe uriya ngo umubyeyi arabyara. Yego. Nimba abyaye abana 5, hakavamo umwe ukubagana, kandi niyo pe wamurakarira, ariko
ukaba utabona ahantu umuhera umukubita. Ati gute rero? Mu rugo nanjye ndi umuntu iyo ndiyo n'aka kanya ndiyo iyo hatuje mana yanjye nikinjira bose ati kwe ubundi bahita baseka nikigira ngo mama mwiriwe baraseka cyane. Ariko so guseka cyane biterwa hari ukuntu ugira nanjye nkaba nseka hari ukuntu umuntu uganira akaryoherwa. Ku bijyanye rero n'ayo menyo nibyo ngira ngo wari ugiye kumbwira ibyo nari mubajije ngo ibijyanye no guseka ahantu bituruka uravuga ngo ni Imana ibigena, ariko kandi utaragira ikibazo cyangwa se impanuka niko nabyita yego ko tuzeranye twaganiriye umbwira ko hari impanuka wagize abantu banabyumvishe ko ari impanuka uraza no kubyivugira bitaragenda gutyo wowe ubwawe warasetsaga n'ubundi bisanzwe cyangwa byaje uko bigenze gutyo? Narasetsaga cyane. Noneho bije biba impanuka ariko nabwo biriyongera. Ubifata gute rero ubuzima ubayemo uyu munsi nubwo usetsa ukina filime ubifata gute utaranakuka iyo gahunda bitaragenda gutyo ngo ubu baravuga harya ngo ubana n'ubumuga cyangwa babyita ubana n'ubumuga bwo kuba badafite amenyo. Hanyuma rero ibyo ngibyo uvuze n'igihe wari uyafite uba ubona hari imbogamizi irimo wenda muri sosiyete muri rusange cyangwa ubundi wumva ntacyo bitwara? Izo ni inzira ebyiri. Yego. Reka rero urahera ku ya mbere. Reka nanjye mbanze musobanurire sibyo? Inzira ya mbere. Yego. Ndishimye. Kandi iyo muye n'abantu ugaseka gutya nanjye ndishima kuko nta hantu ibyishimo bibura. Ikindi cya kabiri. Yego. Rero turabizi urubyiruko uvugana n'umwana w'umukobwa ati gutya na gutya urumva ariko pe hari igihe njya guhura nawe ko pe njyewe ndi umuntu utera purage cyane ukazibuka wasetse yaseka nanjye najya guseka ukumva nibuka yuko aka kantu karimo ugahita nyine ngahita ufunga ubuntu kandi atari uko wari ukeneye kureka guseka ariko ibyaje urabyakira. Yego. Kandi ibi ngibi ubuzima burakomeza. Nyuma y'ubuzima ubundi burakomeza. Turaniyakira nta kibazo. Ariko tuvuye aho ngaho. Yego. Narakuka amenyo. Content nakoreshaga yo kudidimana. Nanjye numva yivuga ushyiremo akantu ko kwitsamo ukagira ukuntu bitwara. Navutse ariko nisanga. Yego. Iyo uvuga bavuga ngo kugenda ushyiramo imigemo. Yego imigemo. No hari igihe mu rugo bambwiraga nk'ibintu byinshi. Noneho nyine kugira ngo basobanurire. Yego. Narinda ngo akaguru nakubita hasi. Rero mu bantu benshi bavuga numvishije ibyago byarahuriranye kubyumva. Yego. Abantu bavuga gutyo bavuga ko bavuga ibihebe. Ibihebe. Yego bahibaguza cyangwa se kujya kuvuga ugatinzamo. Ntibumve ntibatwumve nabi niyo mvugo ndi bukoreshe wenda ntabwo iri bubangamira abantu ariko ngira ngo ufite impano pe. Ufite impano yo gusetsa, ufite impano yo gukina filime na comedy. Nanakubwira ngo congratulations cyangwa se felicitation nubwo bimeze gutyo ariko Imana byose ibifite impamvu. Ahangaha ndaza no kubwira ikintu kimwe mubwire ngo ntuzirare kubera ko iyo wumva ko wagezeyo ntabwo buragerayo. Bigusaba rero baravuga ngo iyo ugiye gusimbuka ahantu ugasimbuka ahantu tuvuge nk'ahantu harimo umukingo cyangwa se umugezi umukoki noneho kuri amazi atambuka hakurya no hakuno haba hari ari mu ntambwe ndende ngo iyo ugiye gusimbuka rero burya ngo urabanza ukazigama imbaraga ziri bukugarure inyuma. Rero bivuze ngo iyo uri gutera imbere ugahita wumva ko wagezeyo hari igihe utazigamye imbaraga zizakugarura ukazasanga wasubiye aharuta hamwe wari uri kera. Yes. Wowe iyo ubonye abantu nk'abo bahita bizamura cyane bagahita banica kariyeri yabo wumva bimeze bite? Abo bantu wenda utagira ngo nshatse nko kuvuga pe abandi nabi cyangwa se nawe
ubwo nanjye mpamubwiremo ngo we ntibikakubera nanjye sibyo cyangwa se ubuzima naciyemo reka nihere uke tuvuge ubaye umusitari uramenyekanye Yes. urabona nimba nararebye nkavuga nti reka dukorane kubera ko mbona mufite tara mu by'ukuri reka tubwize abantu ukuri ntitugiye gukorana dushyire hamwe dukore igikorwa cy'abantu b'abagabo ariko nyuma hari umuntu twakoranye nyiraho arangije abona sapoti cyangwa baramuhamagara ahantu runaka ahita anyicaho kandi mu by'ukuri yarazamukiye kuri Salomo TV abantu baramubona ariko sinamenya ahantu ageze gute anyuze ubu simuvuze izina nta nubwo munaziranye n'undi muntu twatangiranyeho bwa mbere rero ibyo ngibyo bibaho ariko iyo ukunda ibintu urabikomeza yego so nanjye pe nabuciye mu ijambo yego ibyo bintu byambayeho njyewe nagiye gukora akazi ko mu rugo Nyamirambo mu Miduha bosi wanjye yari umumotari atwara n'imodoka ariko mabuja yibera hanze urumva mbese ntabwo ntiyabaga mu gihugu yego mu gihugu cy'u Rwanda yiberaga hanze ndagiye pe ndarenzwe koko ariko nirengagiza hahandi navuye nyumvire birangije injya mu bintu by'agakundi agakundi pe nari mbayeho neza i Nyamirambo urumva umupapa amfata nk'umwana we pe bibaye ngombwa sibyo nanamushimira pe sibyo kuko pe n'ubu ngubu umuntu pe nubaha cyane nubwo wenda ako kazi nakavuyeho nkagira indi ntambwe ntera yego ariko sinakibagirwa hahandi yamuye yego sibyo ubwo rero icyo nshatse kubabwira abantu muza mw'ibi bintu mubishaka mwagera aho mugeze mukumva babandi babazamuye ntacyo bakiri cyo ibyo ntabwo ari byo yego uwakuzamuye hari igihe aba afite n'impamvu yo kukumanura kuko buriya ushobora gutera inda ikajyamo ariko itaravuka ushaka bayikuramo uyitwitira ndayikuramo yego ntabwo aribyo dushishikarije abantu ni urugero rutanze yego bari urugero sibyo yego ubwo rero njyewe bitewe n'uburyo njyewe nawe dukorana unyitaho nakwitaho twese hamwe mba numva njyewe icyo kukwicaho wapi kuko nta kintu ntwaye nashatse kuvugira muri rusange kuko biba ku bantu benshi cyane nanjye byagiye bimbaho nubwo mba mbivuze nta muntu bitabaho ariko ni amasomo y'ubuzima ahubwo navugaga ngo ngira ngo wagiraga abantu inama yo kudakora ibintu nk'ibyo yes dusoza rero iki kiganiro ngira ngo tuzanagirana n'ikindi kiganiro ese wowe wumva intumbero yawe cyangwa se wumva future yawe cyangwa se wumva ahazaza hawe muri filime cyangwa muri comedy ubwo navugaga muri sinema nyarwanda uba wumva hazaba hameze gute mu gihe uvuye ku rwego rumwe dore ko uyu munsi ntabwo filime ziraguturuka ku rwego ruhagije ariko niyo nzira yo kuba byagutunga yego urimo uranyumva neza ariko wumva future yawe ari iyihe mu gihe bizaba bigeze ku rwego rwo kugutunga urumva uzaba umerewe ute umutima wawe urumva ibi bintu pe ndabikunda mu magambo makeya uzaba ubaye umusitari isi yose ikuzi yego noneho njyewe iby'ubusitari ntabwo ari byo kira imbere cyane icya mbere ni uko mbaho na bagenzi banjye bakabaho yego rero ibi bintu dukora sibyo nibiramuka bigutunze urumva uzaba uhagaze umeze ute uziyumva umeze ute nzishima pe nzishima ndetse cyane kuko hariho benshi nanjye ubwanjye nazamura binyuze muri njyewe yego kandi nabo nyine bakumva banyuzwe yego ubwo rero njyewe filimi ndazikunda nyarwanda ndakina ngakunda mbese pe njyewe mba numva
ntareba n'ubundi ibyiza biri imbere. Okay, ese waba waraciye mu ishuri ukiga, wenda hari igihe abantu bakura impano mu kwiga amashuri asanzwe bakaba barasoje akaba ari intyoza kubera bize, ese wowe waba warize amashuri menshi cyangwa se waba utarigeze ugera no mu ishuri? So icyo nakubwira, njyewe navutse mu gihe mama yari amwite. Navutse nawe na data. Yego. Mu rugo ni njye mwana wari uriyo pe, umeze nk'umuntu uhirimbana hirya no hino ushaka amafaranga hasi hejuru. Ndabyibuka narize rimwe ngera mu wa kabiri nitorera ubushefu. Mu wa kabiri hagana primaire. Ndakomeza ndiga ngera mu wa gatatu. witorera ubushefu gutu? Yes. Nyine wariyimitse mbese? nariyimitse kandi uranabayobora cyane. N'abakubitaho ariko nyine abo twiganye bambabarire tu. Yes, kuko narakwaganaga cyane. Ambo birangije ndiga ngera mu wa gatatu, mu wa kane ndivuyemo. Yego. Ndivuyemo ariko narivuyemo atari uko mbikunze, ahubwo narivuyemo bitewe n'ubuzima icyo gihe turimo. N'ubuzima? Yes. So uvuze gutyo ubuzima ufite ababyeyi bombi? Navuga ko ari nawe mfite umwe. Ufite mbese umubyeyi umwe? Undi byagenze gute? Ntimubana cyangwa se yaritahiye cyangwa se nuko wenda ntabwo mubana kubwo impamvu z'ubundi buzima? Ndatariho. Ariko ubwo ubaraga ari umwe kubera kundi cyangwa utariho ni n'uwihe muri abo bose? Bose bariho. Yego. Ariko uwo nabara uriho ni mama wambyaye. Yego. Yes, kandi ndanamushimira aho ari hose, ndamukunda cyane. Yego. So rero tusoza iki kiganiro uravuze ngo wize primaire, ababyeyi bose urabafite ariko ububara nyine ko ufite mama wawe. Uba muri Kigali niho uvuka cyangwa? Anjye mvuka mu ntara. Muri ntara? Mu ntara yo za Kibungo. Ubwo za Kibungo nahagana he? Za Kabare. Ubwo ni uwe murenge wa Kibungo ubaho cyangwa ni we? Murenge wa Kabare. Okay. So ubwo ni ntara y'Iburasirazuba? Yes. Okay. Rero bwana Miyaga cyangwa se Emmanuel, reka mvuge ngo pole sana kuko burya umuntu yabayeho akaba ashimira umubyeyi umwe kandi afite bose, nabwo ni igikomere cyo kumutima. Ariko navuga ngo abandi bimeze gutyo mwihangane, uyu munsi bimeze neza ariko ejo bikaba bibi, kandi iyo bimeze nabi uyu munsi ejo bikamera neza. Mwese reka mubwire ngo pole sana kandi n'abandi bihangane. Kandi mvuga ngo ese inzozi zawe urabona warazigezeho cyangwa utegereje kuzigeraho? Muri filime ubwo niho navuze, wazigezeho cyangwa utegereje kuzigeraho? Zimwe nazigezeho, gusa ndacyashaka izindi. Hari izitarasohora? Yes. Izo nzozi urumva zigomba kuzasohora kandi cyane. Reka nkwifurize rero ishya nihirwe, ariko dusoza nyuzamo akantu gato cyane ko gusetsa abantu nk'umukinnyi wa filime. Ntabwo nagenda ubwo ngubwo wanagakoze kandi nta kibazo, tuzajya kandi turakunda cyane. Sawa rero Miyaga, turagushimiye nawe rero dukurikiye nabo, Imana ibahe umugisha. Ngende Salomo, nta kinanira Imana, aha ni kuri Salomo TV. Make subscription and like na comment, cyangwa se kora subscribe, like ndetse na comment. Share ibe iya mbere kubera ko iyo sharinze ubu duteye inkunga ikomeye cyane. Niba warakoze subscribe ntiwongere gukoraho, ahubwo uba uyivanyeho. Uri umukunzi wacu wakozeho byararangiye. Turabakunda cyane, Imana ika turusha. Ciao ciao.